nkomeze iyo telefone nisomere za nkuru za therwanda.com. usugira ngo ni inkuru za therwanda.com gusa haditse n'akandi akanyarira-jisho ni ikiganiro cya therwanda.com. ururwiri se yewe ururwiri rurakomeye n'ukuri amabimbane gusa kuva mu gitondo koko umuntu nca ko ntaseka koko yewe ibi ntabyo n'ukujya mpinga kure hategereye inzira n'ukujya njya kure cyangwa se yewe reka ibi ngire mbivemo shake umugabo reba ko ratandukana ibi by'isuka ntabwo rwose ntabivamo. urasa ni Rokadi wiriwe neza Via. Aha nahese Via. hari ahantu maze iminsi nkora akazi k'ubuyede hariya bari kubaka ibitaro. uyu munsi rero ndageze nsanga ngo rwiyemezamirimo ngo yarabuze. abafundi baraho ntabwo bari gukora barateganya kwigaragambya ntango njye kwirebera n'amatungo. yabuye hese Via. ntabwo sinamenye wabona yatokanye ibyo bifaranga impamvu nyine ngo ntabwo banahembwe. natwe ngo twategereje nyine kuzahembesha abafundi bahembwe. none se Via yego none ubwo uritahiriye. nditahiye hanyuma se iyi mirimo ibi yanyu ariko tata wacu umuryango wose warazibye harokotse uyu mwana uyu umwe rutoki niwe wacitse umupanga. muhita muhihingira none waharika hakaba ikigunda se Via. nitwe duhari natwe urabona buriya batucyura ku ngufu tuva muri Kongo. hari imiryango myinshi yasigaye tingitingi. ubu rero dusigaye natwe hari igihe tuhihingira ariya amatongo nyine ari mu rugo iby'u Rwanda. none se ubu ibi izuba ko rigiye kuva ndatabira ibijumba Via. ntabwo ibijumba bigombera izuba cyane imvura nyinshi. n'ibijumba ntureba ko ari amabimba yo rivuye imaze gufata ntihatonyangiramo akavura k'isakaramento gusa. ntabwo ikibura ku isakaramento niyo yabura y'isakaramento nta kibazo rwose. ibijumba ntibirandira bizanahaba ntibigora bizanahaba. none se Via nawe singutomboye uransubira za nkuru ntiwagendanye telefoni se. ariko nawe inkuru za Rwanda zigiye kugusaza. ubu se uhabona nkugomesheje iyo ngubonye numva Rwanda. dore n'ubu ndabona urabona isuku wayiteye none se Via njye nta muntu ndimo mpingira. harasana n'umubyizi ntawo araganobona boga sako Via nta muntu wamaye akazi nta muntu uza kundeba ko nawishe umubyizi. ubu ugiye kurambika isuka ntabwo wareka tukaza undi munsi n'ikindi gihe nta n'utanaho isaha nakwicara nkaruhuka. telefone ndayifite tugende twicare hariya hepfo atari hano ku nzira. aho ubona urambitse isuka ngaho twicara Havia. wowe wicara kuri iryo buye ngenda icara mu twatsi. reka ngerekeranye aya ngaya abiri ndabona ari nk'ityazo. njye nicaye igikwembera kirimo yahitaka nicaye mu twatsi nta kibazo. none se Rokadi wamushyitsi yarataje. wamushyitsi yaragiye Via. ahubwo uvuze umushyitsi nyibutsa ya Sikoro Via. wese naguze ki rero naguzi hagiye ngeze mu kabuga nsanga abasore b'urubyiruko bagenzi banjye nyine bari gukina amakarita. ubwo ndagenda nsa n'utandabirana bereka ko nyine nanezerewe. bose bagira amatsiko ndabwira ngo byakugerekeye bite ni za Sikoro ziranyishe za Sikoro za nzoga nyine za Sikoro. ubwo reka banyegere ngo bumva umwuka mbona banyihumuriza. warabahobeye nyine baturase Viana uzikuyeho hehe uzikuye nabwanire mujye mumva aho ngewe mfite umukobwa w'inshuti kandi ufite kashi. ndagere iwabo bama bya Sikoro bama inkoko
ubwo bose nzewe nshika sikoro nshika inkoko nibyo zirayivamo ariko babona ndi igitangaza bazamenya ko na rya cupa ryavuyemo baritaruye ntabyo bamenye burya naritaruye mu yandi ntawe wamenye ibyo ari byo si uko se yego wazaze kugura noneho bareba ku munsi w'isoko ukagura sikoro n'inyama burushete none se amafaranga uzakurera ukadi buriya mama nkunda nk'inkimwe harundariza amafaranga namusaba yayampa uzaze rero ku munsi w'isoko tuzicarira kwa gasore hamwe ajya mu ikoni hejuru y'umuhanda bahita bose batureba sikoro n'inyama zihagije burushete amenya kugwa ngo ushyize ku karubanda nyiri ngo mvuye ku isoko hari ikibazo se nta wundi wambaza izina yambonye mu kabari n'umuhungu ubwo ukamenya ngo turahita dusubukura guhamubano kandi tubyihutisha biva no mu nzira byihutisha se ntabwo niteguye none ugomba kugerageza aritegura riya ubwo ronda biretse sinzaza uzaze rukadi ntabwo naza none uragira ngo nzajye kukugurira gusa rukadi uzaze uzagura sikoro gure n'inyama zihagije burushete uzaze uzangushira inyota viana uzaze kibazo tuzahita tubyihutisha uzaze wowe nta kibazo rukadi uwo munsi rero ndabona tuzatumeze neza ndabona uzaba wambaye neza nanjye rero nzashyiramo ya patro yanjye y'umukara fata umukunjo ku nkweto nzambariza ya congo y'amahungu ushize yarayintije randya ariko hariya nta rugendo tuzakora cyane kuko nta hamanuka hari gusa hejuru andusha igituza ariko hari umuhamya wa Yehova ntabwo bajya babura amakote babura ibindi niyo baburara ariko amakote karuvati n'amashati nibyo azantiza ishati na karuvati by'umuhamya tugiye kunywa sikoro ku kabari ni ukuri mva rero byari bibabaje byo birarangira reka gusomerera inkuru ntasomera za nkuru viya inkuru rero za Rwanda ni nyinshi reka nzinyuremo reka duhere kuri iyi kuki u Rwanda rugikenyera uko abayobozi barukenesheje ni inkuru yo kuri Rwanda ni ku itariki 16 z'ukwa gatanu 2021 ni iy'amajwi umunyamakuru aribaza cyane ibi hari ukibyibaza koko iya kabiri rero Idamanga yavuze ko afite ikibazo cy'umutekano muri gereza afungiwemo kuko ngo abacungagereza bamubangamira ni inkuru yo kwa 12 z'ukwa gatanu 2021 kuri rwandani.com ubwo se baramutoteza waya Banyahe arishinganisha avuze ibyamubayeho byose ubona muntu se ni Kangondo buriya rero yazira ntawarivuga ari ku meza iyi nkuru rero niyo kuri 13 z'ukwa gatanu 2021 ikurikiye akarengane hose muri byose gutegeka abantu ubagaritse soma neza viya akarengane hose muri byose gutegeka abantu ubagaritse uwo ninde uvuga ibyo ntaganda hakanda wa undi washinze amashyaka pesi imbera kure nge rero numvise ijambo ngo yigeze kuvuga ngo yaravuze ngo turatugabane niwanga bimeneka none uriya ntari hari akandi rero yavuze ngo pesi imbera kuri si ishyaka ryaje guhinga amateke ni ishyaka ryaje kuyobora ishaka kuyobora uriya ntari pfana iyi ni inkuru yo kuri 13 z'ukwa gatanu 2021 kuri rwandani.com dore rero ikurikiye Rwanda
utudomo tubiri roho z'abahutu bishwe ntiziratuza ni inkuru yo kuri 13/5/2021 yanditswe na Rugemintwaza Erasime. roho ntiziratuza n'izabacu ntizatuje yana ariko ibyo tuzabigenza dute koko nyine rero hano ngo icyo bashaka kuvuga ni izo ngo bitese FPR ingufu imbaraga mbese ishyira mu kwerekana jenoside yakorewe abatutsi ni nazo ishyira mu guhakana no gucecekesha abashaka kuvuga jenoside y'abahutu. Ikindi kandi imibiri Rwanda nengo iracyaborera mu bihuru indi noneho ngo yashyizwe mu nzibutso za jenoside z'abazize jenoside y'abatutsi. Izo mu nzibutso ariko ziratuje ngira ngo hasa ziratutse ziraho zakagombye kuba zirise twikomereza ariko ibi nabyo byo kuvangura mupfu inkuru ikurikira iravuga ngo mu ndorerwamo Dr Kayumba aravuga uko abona ubutabera bw'u Rwanda n'iyubahirizwa ry'amategeko. Inkuru y'amajwi yashyizwe kuri The Rwanda ni ku itariki ya 13/5/2021. Igende dore ikurikirero Rwanda Minisiteri y'Ubuzima yakujweho itangazo risobanura impfu z'impinja. Ni inkuru yo kuri 12/3/2021 izo mpinja se yanditswe na Frank Steven Ruta. Izo mpinja banza urebe izo mpinja impinja nyine ngo ni impinja 19 zapfuye mu kwezi kumwe zikurikiranye mu bitaro bya Ruhengeri mu kwezi. Ibyatumye rero yabitaro babyita runiga mpinja bituma n'abajya kubyara batinya kujyayo. Ubwo urumva twebwe ntabwo twajabyarira iryo tangazo rero twakomera tukabyarira no mu rugo ngo ryashyizweho na minisiteri bavuga ngo hadutse virusi bari sinzi ukuntu ngo itagira imiti iyoberanye n'imiti ya noneho rero leta iyikuzaho iryo tangazo yikuza iyo tangazo bivuga ngo ubwo nifite igisobanuro cy'izo mfu erega abantu babaye imbeba abantu babaye imbeba muri iki gihugu bageragezwa imiti. Rero turebe zirakarengane izi nazo roho zazo ntizizatuza rero. Uganda abaperezida 9 bo muri Afurika bitabiriye umuhango wo kurahira kwa Museveni. Ni inkuru yo kuri 15/5/2021. Perezida wacu bwara hari n'ijabo n'ishenja wamukora yarese erega meze nk'uwazimiye nawe nk'aburi burenge. Dore ikurikira kuzamura amapeti mu ngabo z'u Rwanda byaba bifitanye isano n'ingabo zo mu barabyibaza kuzamura amapeti mu ngabo z'u Rwanda byaba bifitanye isano n'ingabo za Uganda zoherejwe muri Beni ya Congo. Ni inkuru yo kuri 13/5/2021 yanditswe na Robert Mushabizi. Ibyo kandi biragana biravuga iki urabona ni nk'abakeba icyo Uganda ikoze u Rwanda narwo rukora ikindi nihangana nimwe guhangana. Dore indi nkuru rero rahaye Kabuga Feliciane nta ntege Kabuga Feliciane nta ntege zo kuburanishwa afite. Ni inkuru yanditswe na Rugemintwaza Erasime yo kuri 13/5/2021. ubwo si umurwayi se umva rero Rokadi reka njye kugaburira umujinya mwiza n'ubundi kagende ariko nta kibazo urakoze rwa ariko uriya munsi uko niyo ngoma nyine byo biratwabyumvikanyeho. urakoze kubw'inkuru usomeye zari ziryoshye cyane ariko rero yego
tugiye kwitegura rero wa munsi wacu tukazaba turyoshye. ni ukuvuga ngo njya mbyumva n'abana bageze i Kigali bavuga ngo hazaba hahiye hagashya nyine. ubwo rero nyine natwe umunsi wacu hazashya bumirwe. niko abajya i Kigali bavuga ariko ceceka ntabwo babizi wari wabyumva. abavu Kigali nyine bazana udushya. rero ubwo nyine nawe ugiye ubyihutishe turebe ukuntu twava mu nzira tukaba nta kibazo. hasigaye tukahazagera iwacu ukazajya ujya guhinga nanjye ngasigara mu rugo ngateka byashye nkakugemurira nahagera ngasanga wamaze kuntemera inkwi ngasubira nzitahanye nawe ubwo ngubwo nimugoroba umaze guhinga ukaza gucyura ubwatsi bw'amatungo. yego hasigaye nka Diya nyine wo mu rugo kwa Viana rwose hajya mbyara abana abitaho nawe ukajya ujya guhinga wataha nkagushyuriza amazi ukoga kuba nariye nkaryama neza ubundi nkagusegura Viya uzabura koko kugira ngo urugo rwiza ufite Rokadiya nta kibazo nanjye unciye ku mirimo y'ubuhinzi ariko nkamenya ibyo mu rugo nabikora neza ukishyura nuko nta kibazo. urakoze reka dutandukane. ngaho sawa. bye.